Nshuti bakunzi ba cano ab'Imana bera mwongeye kwirirwa turabasuje kandi tubifurije ishya n'ihirwe amahoro y'Imana bane namwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza karibu n'ikaze kandi mbabwira ni amahoro y'Uwiteka agumane namwe. Nongeye kandi kubashimira mbabwira ni ab'ikasikazi, kusikuzi, burasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibagirire neza. So rero nongeye gusuhuza abakunzi ba cano ab'Imana bera aho muba muyikurikiranye mwese, mbibutsa yuko ujya muri YouTube yawe ugakanda ijambo subscribe, warangiza ukajya wirebera ivugabutumwa rikarangira. So rero nk'uko mubizi twabemereye neza ko tugiye kujya tubazanira abashyitsi, ariko uyu mushyitsi ndabona atari ubwa mbere mubonye kuri iyi cano. Reka tumuhe ijambo atwibwire mu ijwi rinini kandi abwire n'abakunzi ba cano ab'Imana bera. Haleluya. Amena. Sema amen. Amina. Ku mazina yanjye ni Nitanga Charlotte. Yego. Mfite abana. Narabwiye ko mfite abana. Yego. Ko mbyaye 5. Yego. Ubu mfite 2 abandi baratashye. Ariko ndashima Imana ko Imana ari cyo yakoze. Yego. Amen. Amen. Nitanga Charlotte, uyu munsi ndabona waje umeze nk'umujene, umeze nk'urubyiruko, ariko kandi watubwiye ko ufite abana. Ndibuka ko mu gihe cyashize watubwiye ko wari warabuze urubyaro mu myaka isaga mu 10. Niko bimeze? Hanyuma utubwira neza ko Imana iguhaye abana, yaguhaye kuva ku mwana wa mbere kugera ku bana 5 kandi n'ubu ikaba ikigwa abandi. Sinzi niba mbyibuka neza. Hanyuma rero noneho uyu munsi watuzaniye akahe gashya, wabanza ugasengera abantu, warangiza rero ukatubwira agashya kose watuzaniye, haba indirimbo, haba amasengesho, haba ubuhanuzi, mutumishi wa Mungu. Imana ikugirire neza. Karibu rero no gusengera abakunzi ba cano ab'Imana bera. Mana turagushimye, Mana yacu, Mana igira neza, Mana yo kwizerwa, Imana yo kwinyirwa. Turagushimye Kristo wera wa Isiraheli. Mana waraturinze, wagize neza, warinze ubwoko bwawe. Turagushimye mu izina rya Yesu. Twongeye guhura Yesu Kristo, twongeye guhura turi amahoro. Hari benshi batashye ariko twebwe turi bazima. Turagushimye rero, kanya nkakare kudushyigikire. Reka Yesu Kristo ukomeze ukore, komeza ugendagende mu bwoko bwawe, komeza wikore wivugire. Turagushimye Mana, tugiye Yesu Kristo. Reka Yesu Uwiteka Imana komeza ubane natwe. Urakoze Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze cyane rero. Ni iki kintu wabwira abakunzi ba cano ab'Imana bera, ko nibuka yuko nawe ushobora kuba waragiye ureba abafana cyangwa se inshuti zagiye zigukurikirana? Ni iki wabasabira cyangwa se ni iki wababwira abakunzi ba cano ab'Imana bera? Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Icyo nabasabira, nje kubabwira ko Yesu agira neza. Amen. 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 Yesu agira neza. Nambaraga umwenda umwe. Amen. Amen. Ntagira n'inkweto zo kwambara. Uyu munsi watuzaniye ubuhamya. Yego. Amen. Ariko ndashima Imana ko Imana igitanga kwambika. Haleluya. Amen. Hari igihe cyageze kambara igishati wagira ngo ni mariniyeri, ndi umugeni. Amen. Amen. Ariko ndashima Imana ko Yesu ari kugenda akora. Yego. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ajya yambikana n'inzi ko Imana amen Amen. idashoboye ko Yesu arashoboye. Yego. Mana ishimwe cyane. Ubu nanjye sigaye nambara nk'ababyeyi. Amen. Amen. Hari igihe cyageze Imana ishimwe najya mu bukwe, mbese nkatira n'inkweto bodaboda. Amen. Amen. Ariko ndashima Imana ko Imana ubu nanjye ndagenda. Amen. Imana ikanyambika. Amen. Mana ishimwe. Yego. Kandi urabona ko nkeye. Urakeye kabisa. Urakeye mu bibubu. Mana ishimwe. Yego. Nambaraga rondo. Yego. None ugeze ku bibubu. Kanatira. Na za superi. Ungiriye imbabazi akama igishakoshi. Yewe. Amen. Nacavuye hiranje. Yego pe. Nanjye nkagenda nkagira ute. Nkabwira Imana ati Mana wabibonye. Mana ishimwe. Imana yarumvishe. Amen. Amen. Ariko ndashima Imana. Haleluya. Amen. Ku nanjye Yesu amen ajya akora
amen. ujye ubigenza neza nanjye ko Imana ima ishakoshi. Nawe ubu yaguhaye isakoshi. Amen, amen. N'ibindi izabikuzanira, izabiguha. Imana igikora ijya ibigenza neza. Wowe ufite kwiheba ndagira ngo utangarize ko Yesu agira neza. Imana ishimwe, Yesu agira neza. Nibyo. Nanjye undeba. Amen, arakubiswe. Yego, warakubiswe. Uratubwira mu byo wakubiswemo rero ubwo nk'abanyamakuru baca n'ab'Imana bera duhita tugira amatsiko. Narakubiswe ngasenga. Wowe wa mubyeyi we ufite gushidikanya, senga. Imana izakugirira neza, niwizere bijyemo neza. Yego. Najyaga gusenga nkajya zakanyarira nkaza mbese nkakubitwa. Imana ikambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza, mutware wawe nzagira ute, nzamuha agakiza. Haleluya, Imana ishimwe. Ariko Yesu ajya avuga agasohoza. Yego. Rero Imana icyubahiro, icyubahiro ni cy'Uwiteka Imana. Amen. Imana ijya ibigenza neza. Ndayishimye ko umutware wanjye hari icyo Imana iri gukora mu myaka 10 tumaranye. Amen. Imana ivugana nanjye. Amen. Imana ishimwe. Myaka 10 ni myinshi. Haleluya, nkubitwa. Ariko Yesu agira neza. Nanjye ngasenga nkihangana. Imana ikambwira ngo amen. Mwana wanjye nzabikora. Amen, amen. Mutware akambwira ati ntukansengere. Amen. Ujye wisengera. Amen. Ubwo uri umunyantege nke wagira ute? Wahita ubireka. Ariko ndashima Yesu, ubu nanjye meze nk'umugeni. Amina. Amina. Haleluya. Amina. Amina. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Nawe wari ufite kugira ute guhaguruka hoya. Senga Imana, banza ubaze Imana. Amen. Imana ibanze guha amakuru. Amen. Yesu ajya akora ibigenza neza. Imana ishimye cyane. Haleluya, haleluya. Igisohoza. Imana ishimwe by'ibigenza neza. Hari ukuntu wajyaga gusenga, Imana ikambwira ngo ubu mbese uriya niwe mugabo wawe, kumva ntibishoboka. Kabona ntibishoboka. Ariko kuwiteka bigira ute? Birashoboka. Kuwiteka birashoboka mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Birashoboka. Naho maze ku musozi, Imana izagutabara. Ho wa mukobwa we, Imana izagutabara. Imana izakugirira neza. Imana ishimwe. Kivuga gasohoza. Amen. Icyo usabwa ni ugukiranuka. Kiranuka. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Perepetuwa yarahamije, arahamya, mbese arakomeza. Senga Imana, inkweto zagize ute? Sindi kuvuga cyane. Amen. Zacitse. Imana ishimwe. Ariko arahamya, avuga ngo ngomba guhamya. Amen. Amen. Nzahora ndi umukristo. Yego. Imana ishimwe. Imana irangije igira ute? Imugirira neza. Ndagira ngo nawe uhamye. Amen. Mana yongere kugarukeho. Kugaruke wa musore we, kugaruke wa mukobwa we. Mana ishimwe. Mana igira ute? Kugarukeho. Mana igwandi mahirwe. Mana ishimwe. Mahirwe ya mbere yaranze, ariko icyo ngutangarije Imana ikuzaniye andi mahirwe. Mukozi w'Imana rero urakoze cyane kutubwira yuko ngo Imana ituzaniye amahirwe ya kabiri, kandi amahirwe y'Uwiteka turayakiriye mu izina rya Yesu. Hanyuma narindi kubaza ngo uyu munsi noneho watuzaniye agashya, kubera ko waje uri mu mavuta utangira uhita unatubwira, ariko noneho by'umwihariko ndifuza yuko watugezaho ijambo nyamukuru, ibyo watuzaniye byatumye wongera kuduhararika, kuduhamagara, ukatubwira ko ufite icyo ushaka kugeza ku Banyarwanda, cyane ko uri kurebwa n'abantu mbaga nyamwinshi. Ngira ngo warabibonye kuri TikTok, barakubonye. Ngira ngo warabibonye muri YouTube channel, barakubonye. Hanyuma n'iki kintu wumva wazaniye abakunzi ba channel ab'Imana bera, kandi nabo tubashishikariza no gukomeza bakajya bayireba bayihanga amaso. N'iki kintu watubwira? Ni uburirimbyi se? Ni ubuhamya watuzaniye? Ni ijambo ry'Imana? Ni ugusengera abantu? Uyu munsi wajemo bimeze gute? Ubwo tugwaye umwanya noneho ni uwawe. Imana ishimwe. Ngewe ikintu cyanzanye, amen, ngiye kubasengera. Imana ishimwe. Amen. Kugira ngo Imana ibagirire neza. Amen. Uyu munsi wajuje kudusengera. Ngiye kubasengera. Ngiye gusengera abasore. Imana ishimwe. Amen. Amen. Bamaze iminsi igihe kinini barindiriye Imana. Amen. Ngiye kubasingira kugira ngo Yesu abagirire neza. Ngiye gusengera abantu bamaze igihe kinini cyane batabyara, kugira ngo Imana ibagirire neza, ibaha abana. Imana ishimwe. N'abandi bafite uburwayi, ngiye kubasengera kugira ngo Yesu abakize. Haleluya. Amen. Kugira ngo mbasengere
tugiye kureba ijambo riri muri Zaburi 3:5 uburana n'abamburana bana Uwiteka. n'abandwanya Yego. enda ingabo ntoya nini Amen. wagurukire ku ntabara Yego. kandi ushingure icumu mu ntagara Mu ntagara. wimimira abangenza ngira umutima wanjye uti nibye gakiza kawe amen abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguro. Yego. Dawidi yagize kwihangana amen Amen. ari mu ishyamba Imana igira ute amen Amen. ikomeza kumurindira mu ishyamba Imana ikavugana nawe. Dawidi nta mwenda yagiraga amen. Amen. Imana ikamuvuga agaca bugufi. Imana ishimye cyane. Imana ukavuga ngo mwana wanjye nzakugirira neza, mwana wanjye nzakwambika. Dawidi akagira ute amen. Amen. akabyumva. Imana niko yagize ute yabikoze. Haleluya. Amen. Yesu ajya asohoza. Mbese abantu baramurebaga bakagira ute bakamusuzugura bazi yuko Dawidi amena ntacyo azimarira, ariko Dawidi Imana yamugiriye neza amena. Imana imuhindurira amateka. Haleluya haleluya. Mukura ku musozi aragira intama ahangaseki enevo atarize. Imana imugirira neza. Haleluya. Kimuteye ubwoba n'igiki amen. Uwiteka ashoboye. Yesu arashoboye. Imana ishimwe. Uyu Dawidi yari afite imiryango ikomeye amen. Yari guhita kwimutabara ariko Uwiteka agize ute iramutabara amen kuko yayizeye. Kugira ngo wizere Imana amen. Imana izakugirira neza. Reka dusenge. Imana ishimwe. Reka mbasenge. Haleluya. Amen. Kambasenge bari bavuye mu byizerwa tugiye gusenga Imana yongere bagarukemo. Imana ishimwe. Nawe wasengeraga abantu ntabwo ukibasengera, nagira ngo wongere ugaruke ku murongo. Imana ishimwe. Haleluya haleluya. Wasengaga saa 9 ntabwo ugisenga. Tugiye gusenga kugira ngo Yesu yongere aguhe imbaraga. Haleluya zo kugira ute zo kuyikorera. Yababwiye Imana ko ngomba kugira ute kuyikorera amen. Bitewe n'ibyo Imana yakoze. Amen. Nawe hari byinshi Imana yagiye gukorera. Yagiye kurinda kujya mu bitaro. Imana yagiye kurinda. Hari benshi bari mu bitaro ariko Yesu akomeje kukurinda. Imana ishimwe cyane. Hari benshi batashye ariko Yesu akomeje kukurinda. Imana turagushimye. Turakubashe. Umubyeyi Imana twumvishe ijambo ryawe. Ijambo n'inkota, ijambo n'umutsima. Senge ubwoko bwawe bari bacitse intege, reka ubahe imbaraga. Yesu bakomeze bongere bagukorere mu izina rya Yesu. Barenzere batabare babuze urubyaro baye kubyara mu izina rya Yesu. Uwiteka hari benshi haleluya wasezeranye jya uvuga ugasohoza mu izina rya Yesu. Reka ubagirire neza, reka bakubone babone neza yawe, bakobwa bakubone, basore bakubone. Haleluya bongere bakubone bundi bushya. Yesu Kristo bari bihebye bari biganyiriye bagirire neza mu izina rya Yesu. Bari barwaye ubasize Mana ndagushimye Yesu we. Ndagushimye ko bakuye ku musozi. Urakoze. Ndagushimye ko bakuye ku musozi bari bamaze igihe. Ndagushimye mu izina rya Yesu. Ndagushimye n'abari kudutega amatwi. Urakoze Yesu wongeye kubakoresha. Ndagushimye bari bacitse intege kubaha imbaraga. Urakoze Yesu. Ndagushimye ko Mana nyiribihe. Urakoze ko n'aba bantu wongeye ukabagarukaho mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Urakoze Yesu. Urakoze ubahaye Mana imbaraga zo kugukorera. Urakoze Yesu amen. Amen. Umukozi w'Imana rero urakoze cyane. Uyu munsi ngo wajuje kudusengera gusa nicyo waje twemereye, ariko noneho ubutaha ndibuka waratugenzemo idene kuko twavuze tuti genda ubiganire n'umutware wawe, ubiganire n'umugabo wawe, hanyuma ubutaha uzagaruke uduha nimero zawe. Uyu munsi byaba byaranegosewe mwarabiganiriyeho mwarabyujuje ku buryo ushobora gutanga nimero zawe. Hari abantu bumvishe iri sengesho bakakura nimero zawe kuri YouTube channel yacu, bamaze kuyumva bakaguhamagara bati mubyeyi dusengere kuko twumvishe uri umunyamavuta, twumvishe uzi gusenga, twumvishe hari ikintu hari Imana igutuyemo. Uyu munsi waduha nimero zawe waje ubyiteguye noneho cyangwa? Okay, urakoze cyane kubitwemerera. Rero ushobora gutanga nimero zawe nta kibazo kugira ngo abazakumva bazazumva bazagire bate bazagutelefone. 078 nimero yawe 40 ni 40 9 72 72
iminani ibiri ngaho yisubiriremo weho. 078 Mm, 40 mm, 9 mm, 72 mm. 82. Imana iguha umugisha rero, kandi urakoze. Amahoro y'Uwiteka abane nawe, kandi urakoze cyane gukubita ubangura. Ubutaha se twongeye tukagukenera waboneka, ko nabonye kukubona bigoye. Sawa rero, urakoze. Uwiteka abagirire neza. Nshuti bakunzi bacano ab'Imana bera rero, mwamwumvishe umukozi w'Imana aje ngo kubasengera uyu munsi, kandi avuze make ya meza. Ariko kandi waba umukunze cyangwa se waba ufite inkunga ku buzima bwawe, umuhamagara kuri iyo nimero yaguhaye hejuru, hanyuma warangiza ukamusaba akagusengera rwose. Ni umutumishi w'Imana akagusengera, cyangwa se waba unamukoreraho umugisha ukawumukoreraho. Mu gihe cyashize ndibuka yatubwiye ko Imana yari yarabuze urubyaro mu myaka 10, ariko Imana yaje kumuha urubyaro, imuha abana 5, aza gupfushamo 3, ubu ngubu asigaranye 2, yitwa Mama Debora, yitwa Mama nde? Mama Mugisha. Rero Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibagirire neza. Waba ufite igitekerezo cyangwa ikibazo, waduhamagara natwe kuri 07 82 32 400. Murakoze cyane. Uwiteka bishimire kandi abagirire neza. Nakagaruka tuzongera.